uyu munsi rero tugiye gukomeza dusoma igitabo cya Enoki, igitabo cyavanywe muri Bibiliya. Twavuze impamvu cyavuyemo. Ubushize twarebye igice cya mbere aho Enoki abamarayika bamujyanye mu ijuru bakamwereka iby'ijuru, bakamwereka uko abantu bose banga Imana bazahura n'ibibazo ubwo umunsi w'urubanza uzaba ugeze. Turebe rero igice cya kabiri, gatatu na kane. Wibuke ko mu gice cya mbere twarangije tuvuga tuti Imana izaza ku isi kubana natwe. Byanditse muri iki gitabo. Abandi bavuga ko bazagenda mu ijuru badapfuye. Ibyo ni ibintu byahimbwe n'abagatolika n'abaroma, ariko impamvu bavanye kino gitabo cya Enoki muri Bibiliya nuko batashaka ko tumenya imiterere y'isi n'amabanga ya Enoki. Ko muri iki gitabo, igitabo cya Enoki muri Bibiliya y'Abayetiyopiya. Wibuke ko Abayetiyopiya bafite Bibiliya yo kuva mu myaka ya kera kugeza na n'ubu. Bibiliya yabo ntabwo yigeze hindurwa n'abaroma, nubwo tuzi neza ko Abayetiyopiya batigeze bakolonizwa. Hano rero hakaba muri igitabo cya Enoki kireba Abaheburayo. Igitabo rero kugira ngo bakivanemo, ntabwo bashakaga ko abantu bamenya ukuri. Iki gitabo cyagomba kuba muri Bibiliya, akaba ariyo mpamvu Imana ivuga ngo uko byari bimeze mu bihe bya mbere niko bizaba no mu bihe bya nyuma, abantu bazongera bamenye ukuri. Uyu munsi rero nk'uko nakubwiye tugiye kureba igice cya kabiri, gatatu n'igice cya kane. Reka dusome rero turebe igice cya kabiri. Enoki niwe ubwirwa ibyo agomba kwandika kugira ngo tubimenye. Wibuke ko Enoki yagendanye n'Imana imyaka 350, iramwishimira, imutwara mu ijuru adapfuye nk'uko Eliya yagiye mu ijuru. Igice cya kabiri rero turebe icyo bitubwira. Ubwo nuko Enoki baramubwira ngo witegereze ibintu byose byo mu isi, urebe n'ibibera mu ijuru, uburyo bihindagura ingendo zabyo. Itegereze urebe ibintu byo mu ijuru, uburyo bihindagura ingendo zabyo, kandi ntibibusanye n'urumuri ruri mu ijuru, uko byose birasa kandi bikanarenga bigatondekana ku murongo mu gihe cyabyo, kandi ntibijya bita umurongo wabyo na rimwe. Imana iri kumwereka uko yaremye isi, uko izo nyenyeri, izuba, ukwezi byose bibisikana, ariko nta na rimwe bijya bigongana kandi ntibita umurongo wabyo n'iri na rimwe. Enoki barongera baramubwira bati dore isi kandi witegereze ibiriho byose kuva mu gihe cya mbere kugeza ku gihe cya nyuma. Reba uburyo bishikamye biri hamwe, nta kintu na kimwe ku isi gihinduka, ariko imirimo yose y'Imana irakwigaragariza. Ibyo byose urebesha n'amaso bamwerekaga ni imirimo y'Imana yakoze, bamwerekaga yaba kurema ijuru n'isi uko bimeze, nta na rimwe bijya bisikana, kandi bigaragara ko Imana ari Imana ikomeye kubera iyo mirimo yakoze. Reba impeshyi n'ubukonje. Ubukonje n'impeshyi, urebe uburyo isi yose yuzuyemo amazi. Reba uburyo amazi ari ku isi. Ibi byose ninde wabiremye, byavuye? Urumva ko bari kumwereka munyuriramo, twebwe ibirenga ibyo tubona tuzi, ibi byose tukwereka ninde wabiremye, ni Imana. Reba ibicu n'ikime, nuko imvura ibiryamyeho. Imvura uko iryama ku bicu ikagira igihe igwira n'igihe izira ku isi. Urumva ko ibi bintu tugomba kubimenya. Ndibaza neza ko ucukumbuye wasanga no mu bindi bihe tuza gusoma mbere muri iki gitabo, uko tuzakomeza dusoma badusobanura neza uko bigenda. Nibyo rero batashaka ko tumenya n'ibindi bintu tuzakomeza dusoma muri iki gitabo kugira ngo tumenye neza impamvu iki gitabo cyavanywe muri Bibiliya. Dukomeze rero igice cya gatatu. Barakomeza kubwira Enoki abona abamarayika, itegereze urebe uburyo mu gihe cy'ubukonje. Mu gihe cy'ubukonje ibiti byose biba bisa nkaho byumye kandi bigata amababi yabyo yose. Ibiti biruma mu gihe cy'ubukonje bigata amababi yabyo, usibye ibiti 14 bidatakaza amababi yabyo, ariko bikagumana amababi yabyo ashaje kuva ku myaka 2 kugeza ku myaka 3, bikageza igihe amababi mashya aziye. Hari ibiti 14 bitajya bita amababi yabyo, birayagumana,
agasaza hakaza andi kugeza igihe andi mababi mashya aziye. Hano urumva ko mu gice cya gatatu abamarayika bari kwereka Enoki, itegereze urebe ibintu Imana yaremye uko bibaho, yaba mu ijuru yaba no mu isi. Ni ibintu bihambaye bitangaje cyane ku buryo birenze ubwenge bwa muntu. Wibaze ukuntu mu gihe cy'ubukonje ibiti byose bita amababi usibye ibiti 14 biyagumana imyaka 2-3 akaba ariho agasimburwa n'andi mashya aje igihe kigeze. Ibyo ni ibintu nk'urugero berekaga Enoki kugira ngo arebe imirimo y'Imana uko itangaje. Dukomeze rero turebe igice cya 4 byo bivuga. Kandi nanone abamarayika bakibwira Enoki, witegereze iminsi y'izuba mu mpeshyi uko izuba riri hejuru y'isi kure. Reba urebere uvuye aho hejuru uri, urebe uko izuba riri kure y'isi. Ariko iyo izuba rije umuntu wese yirukira gushaka igicucu n'ubuhungiro bitewe n'ubushyuhe bw'izuba. Izuba rihari abantu benshi bakunda gushaka gacucu mu gihe cy'izuba. Ndibaza cyane cyane muri Afurika izuba riri gutwika cyane, abantu bose birukanka bashaka igicucu batewe n'ubushyuhe bw'izuba. Kandi isi nayo irashyuha cyane bitewe n'ubushyuhe bw'izuba bukarishye, bityo ntushobora gukandagira ku isi. Uzarebe iyo wambaye ibirenge. Kera iyo umuntu yabaga yambaye ibirenge wenda kubera gukina umupira mu mihanda, umuntu yambaye nk'ibirenge, ubutaka bwashyuha cyane, wumva ko bukotsa. Hari ahantu hamwe wenda nk'ahantu hashyuha cyane, ubutaka burakotsa byanze bikunze. Ntushobora gukandagira ku isi iyo izuba ritwika cyane, nta izuba riva cyane. Cyangwa ku rutare wibeshye ukandagira nk'ibuye izuba ryiwe rivaho umunsi wose, urabizi riba rifite ubushyuhe bwinshi. Ibyo byose ni ibintu abamarayika bereka Enoki bamuha urugero, bamwereka ububasha n'imbaraga z'Imana, ibyo yaremye kuva, bamwereka ibibera mu ijuru, izo nyenyeri ko zibisikana, ibyo tutabonesha amaso yacu, uko isi iteye, kandi bigahora biri uko Imana yabiremye, nta na kimwe kiba mu mwanya wacyo ngo kibusanye n'ikindi bihure bigongane. Ibyo bintu birenze ubwenge bwa muntu. Ndibaza uko tugenda twinjira muri iki gitabo tuzakomeza kureba ibyo bagiye bereka Enoki, noneho turusheho gusobanukirwa n'imiterere y'isi n'impamvu Imana yagiye irema ibintu uko yabikoze, uko byasobanukiwe Enoki muri iki gitabo. Igitabo rero urumva igice cya mbere twasomye uko Imana izahana abantu bayanga bayihakana, Imana ikazacira urubanza muntu igihe cy'urubanza nikigera. Imana ikaba iri kwereka Enoki ikoresheje abamarayika uko iremwa ry'ibintu mu ijuru no mu isi bimeze. Ndibaza iki gitabo nta ribi ryacyo kukivanamo kugira ngo ubumenyi bw'iba abantu, ndibaza uwabivanyemo hari icyo yaragambiriye. Icyo yaragambiriye rero nibyo tuzareba kuzajya twinjira muri iki gitabo. Ndibaza neza ntashidikanya ko tuzarangiza kino gitabo tumaze gusobanukirwa neza, twumva twese impamvu iki gitabo cyavanywe muri Bibiliya, kuko ibihe bya nyuma biri kugenda byegereza, kandi Imana yaratubwiye ngo ushaka kumenya ukuri kw'imperuka ajya kwitangiriro. Tuzakomeza utaha rero tureba ibice bindi bikurikiyeho. Igice tuzakurikizaho cya 5 urumva gihagije ubwacyo, tuzagisoma ubwacyo cyonyine. Noneho turebe uko Imana yakomeje kwereka Enoki ikoresheje abamarayika bayo. Murakoze rero, Imana ikomeze barinde. Shalom, shalom, shalom.